ikaze muri iki kiganiro. Ku mugoroba w'umunsi w'ejo kuri Dynamic TV show hasohotse ikiganiro cyakozwe n'umuntu bita Ezra. Uyu nguyu akaba ari mushuti wa Murungi Sabe agikorana n'uwo bita Eminyawe. Ntabwo ni ikiganiro mu by'ukuri gishobora kuza wenda kuba kirimo amagambo meza, ariko nanone kumbwira ngo Murungi Sabe yaragiye kwicwa ntago mu by'ukuri izo nkuru ziba ari nziza cyane, ko ni hantu ushobora kuza gusanga wenda nk'ibigarasha bishobora kuza kuba wenda byakuririraho ugasanga ibintu bigize gute bibaye ibintu bya danje. Ikindi wenda niba umuntu wenda yarategeye Murungi Sabe mu busambanyi, uwo mutego wenda Murungi Sabe akaza kuza kugamo, ntago ibyo ngibyo wenda biri buze kuza gutuma wenda Murungi Sabe aza kuza kuba inzira karengane. Ari niyo mpamvu ngiye nahisemo kuba wenda nakora analize yimbitse, kubera ko hari abantu bajya baza ukabona ko bari gushaka gukina mu bintu by'amanalize, bagatangira kugenda nyine banalize ibintu badashoboye, none ukaza kusanga wenda n'ukuntu baba bagaragara cyangwa se wenda izina bafite bikaza kurangira wenda bashobora kuba wenda bayobya abantu. Bino bintu ngiye kuvuga ngewe nanze kubivuga bateka wenda mbyihorere, kuko nujura kuza gusanga wenda n'abantu bakora analize ugasanga wenda n'abakunzi bacu ntago badohereza motivation, kandi burya iyo umuntu ari gukora ugasanga wenda n'abantu bari kugenda bakunda ibyo ukora birakumotiva cyane ku buryo nawe ugiye gukora nyine ugerageza kugenda nubahiriza ibintu biri karite. Ariko niba ukoze ibintu ugasanga wenda abantu bari kugenda baguca intege, byo ubwabyo nyine biravuga ati reka nanjye nkuri nk'abandi bose ne kujyanirwa n'ibintu umutwe njya gucukumburira abantu bazaniye ibintu wenda byo hasi cyane, reka nanjye nyine njye ndenzaho nikomereza hanyuma ibintu bigiye gute bize kuza kugenda neza. Kandi umenye ko burya inkuru icukumbuye anytime ishobora kuza gushyira ubuzima bw'umunyamakuru mu kaga, kandi ibyo byose tukaba tubikora mu by'ukuri wenda mu nyungu z'abadukurikira, kugira ngo batari buze kuza wenda kubona mu by'ukuri inkuru za fake cyangwa se bagenda babeshya bababwira ibyo biboneye. Akaba ariyo mpamvu ngiye nahisemo kuba wenda najya mu nkuru y'umuntu bita John ndetse na muntu bita ngo Yago. Inkuru yaje kuza gukorwa kubera ko n'ubundi ni inkuru irimo kuri, ariko ukuri k'uyu mutipe kubera ko nawe ni umunyabwenge ndetse ku buryo iriya nkuru ya Yago ishobora kuza kuba yarakozwe nabi bitewe na Yago, kubera ko uyu mutipe we yarazi neza ko agomba kuza kugira gute kuza gupanga ibintu bye, aho ugasanga nyine mu nkuru bari kugenda bavanga ibintu ntago bashaka ko biri buze kuza kugenda ku murongo. Utinya umuntu w'umuturage utari ku mbuga nkoranyambaga ushobora kuza kubona ikintu kibaye, yarangiza akaza kuza gutekereza ikintu kiri buze kuza gukurikiraho, ndetse akaza gufata umwanzuro w'icyo kintu akavuga ati ngewe nubwo bimeze gutya na gutya ariko ntegereje ko bizagenda gutya, nibigenda gutya nzitwara gutya. Ntago umuntu agomba kuza kuba ari umuntu woroshye, ntabwo ni umu analyst ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu mbwira ngo muri aya video yagiye afatwa cyangwa se mu bintu byabiri muri kiriya gipangu, kubera ko byateguwe n'umuntu w'umuhanga. Niyo mpamvu kano kanya gukuramo amakode byananiranye, urajya kureba nyine ukaza kuza gusanga arimo imbogamizi. Ariko ngiye nkibaza, ese uyu mutipe bita John yaba yarahawe akazi ahubwo n'umugore wa Sabe, kugira ngo wenda nabona Sabe yinjiye muri cya gipangu azamurabure, hanyuma wenda bo bakaza kubyiga bavuga bati wenda turamuka dufashe Sabe nibwo tuzabona amafaranga menshi. Turi buze kuza kubireba, ariko bitewe no ko uyu mutipe akubwira ko ari umukristo akishijwe, ariko simbizi niba wenda hari umukristo ku mafaranga. Ariko nyine ni ibintu we yateguye, aho agenda mu by'ukuri agenda akubwiza akantu akagaca ku ruhande, ku buryo wakombye kuba atekereza ngo John n'ubundi yabitse video kugira ngo azahabwe amafaranga. Ubitekereza n'ubundi ari buze gusanga John yabivuze, kandi bango niba yabivuze mu kiganiro akaguha n'impamvu runaka yakoze ibyo bintu biri buze kuza gutuma wenda bigira gute uza kuza gutakara. Tugiye kugenda dutangire ku muntu kuntu ngo umutango Sabe yinjiye muri kino gipangu, hanyuma turi buze kuza kumva ka voice note, ngira ngo ni voice note iri kuboneka nko ku munota wa 28 n'amasegonda 21. Hanyuma turajya dukomeza ku kiganiro cya Yago, tujye ku isaha imwe n'iminota 24, nanone tuze kuza kumva voice note yavugiwe, kugira ngo tuze kuza kwemera neza yuko umuntu bitarayisa umugore wa Murungi Sabe ashaka kuza kuba afite akaboko muri ibi bintu. Ariko nanone abahawe akazi bakaba baragakoze nabi bitewe n'inyungu zabo bwite cyangwa se ibyo batekerezaga, bikaza gutuma wenda nawe amafaranga bashakaga batarayabonye, bagatangira kugenda bajya kurya amafaranga mu biganiro. Uze kuza wenda kugenda neza mw'iki kiganiro tugenda gake ijambo ku ijambo, kubera ko hajemo ibintu byo gusesengura, ntabwo bisaba nyine ibintu byo kugenda twirukanka. Uri buze kuza kwihangana ufite umwanya, uze kuza kumva kino kiganiro, uze kuza kugira gute kuba wamenya uko ibintu bimeze. Ari nayo mpamvu ngiye ntekereza yuko ibintu byabaye kuri Sabe, ngo mu yandi magambo yose abaza kuza gupfa, niba koko ari umugore watanze akazi ngo bazamunekere umugabo, yaza kuza gupfa umugore we agomba kuza kuba agize gute, agomba kuza kuba mwishe. Kandi ikindi John nawe ntabwo ari kuza guhembwa ku kazi yakoze, kubera ko akazi bamuhaye ntabwo ari ko yakoze, ahubwo yafashe akazi bamuhaye atangira kugenda hangamo indi mirimo. Aravuga ko bese kose buri Sabe
tumufasha amavideo yaduha amafaranga menshi cyane mu gihe wenda umugore waduhaye akazi wenda niba twemerera nka miliyoni 1 cyangwa se miliyoni 3 byanze bikunze wenda Sabe turamutse tumufashe yaza kuza kuduheza wenda nka miliyoni 8 nubwo wenda bivuga ko ngo amafaranga yatanzwe ariko ntago aza kuza kumenya ibyo ari byo buriya kereka ari nk'ishoro ryafatiwe ahantu wenda ari umuntu umwe uhari ariko ishusho ryabereye mu ruhame ntago aza kuza kumenya ngo ese ndi wafasha amashusho kandi ikindi iyo umuntu agufasha amashusho n'icyo gihe nyine ugomba kuza kumeze nk'umucakara we anytime icyo ashatse cyose aragiye gukorera bivuga ngo uko wa mafaranga wamuhaye amariya yamaze ko yamara ahita yongera ko batari ko za video ndacyazifite ntago wamenya yuko wenda ziri kuri flash cyangwa ziri ku mashini ashobora kwereka ko yazisibye kuri telefone ariko afite handi hantu zisevinze ku buryo wenda nka nyuma y'amezi 2 umuntu akomeza kugenda gukanga ugasanga nyine bibaye nka bya binengo bya super manager na wa mugore bagiye muri hotel bakamusambanya bakamurya amafaranga agera kuri miliyoni 24 buri wese nyine yifata akamuhamagara ati sawa amaye amafaranga nyine ugasanga ino bintu nyine byaciwe amazi buri wese baramufata video wenda ikoze jone wakavuga ati kugira ngo muri mbaha amafaranga mu yisohoye ndibuze guhangana n'igisebo wenda ukwezi kumwe cyangwa za mezi 2 biri buze kuza kuba byagize gute byaje kuza kurangira ngira ngo rero nkuko John yabikubwiye Murungi Sabe akimara kwinjira mu gipangu hari saa 3 za mu gitondo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2024 banguze kuza kumbwira John kinakora uze kuza kumbwira John kinakora kuwa gatanu ntabwo ari umunsi wa weekend ku buryo umuntu w'umukozi ufite akazi ashobora kuza kugeza mu gitondo saa 3 za mu gitondo aribwo ngo agiye gutegura breakfast mu yandi magambo nta gahunda yari afite yo kuva mu rugo bisobanuye ko ashobora kuza kuba adafite yo gukora ubwo tuza kuza kumenya ikintu John akora nibwo tuze kuza kumenya ngo noneho ese akano kazi wenda ko kuneka umuntu yaza kuza gukora cyane ko ni n'umuhanga mu kuneka uyu mutipe John rwose pe aho ari simbizi niwe n'umusirikari n'amateri magenda akoresha mu kiganiro cye wumva ko ashobora kuza kuba yarabaye umusirikari niba wenda iyi S sobanure wenda sergeant ntabwo waza kumenya ibyo ari byo ariko ngo ni mugabo S John niko yavuze ariko wenda bwo ku bantu babazi n'amateka yabo mugiye mudutamo tubwati uyu mutipe ndamuzi byari bimeze gutya na gutya aho kugira ngo aze kujya gute aze kuza kudufera hanyuma banza wumve kano ka audio turi buze garuka noneho twumva nakandi ka audio kari ku mutwe w'ikiganiro cyo kwa Yago tuze kureba niba hari akaboko k'umugore wa Murungi Sabe kaba karimo ariko wenda bo yahaye akazi bakaza kuza kubikora mu nyungu zabo bwite dore ngiyi audio cyakurikiyeho twafashe amashusho uwo mutipe yasigaye yakomeje aho hanze afata amashusho arambwira ati giye rero mfite nimero ya Sabe reka njye mpamagare Sabe mubwira ze hano hanze mbere yuko dufata amashusho aze hano hanze noneho tuganire nawe urumva tutari twafata amashusho urumva twumve ko we atwumva ibi bintu birabivemo urabyumva kuko ukiri aho hari abantu bari kuvuga ngo Sabe yaragambaniwe tuze kugira icyo ukivugaho baze kubyivugira ubwabo yaragambaniwe singenda ntabwo ugende bwisobanura umuntu aragamye cyangwa nagambaniwe jewe icyo ndi buvuge ni ibintu bihari urabyumva bifatika yego ibyo kujya kuvuga ngo Sabe yaragambaniwe cyangwa yagambaniwe uwavuze ko yagambaniwe azaba yimenyetse bigaragaza ko yagambaniwe yego dukomeze izina bitendeka tubwire hano hantu ngira ngo wumveshemo ibintu bibiri harimo kuba ngo uyu mutipe ngira ngo niba mubyibuka neza ngo yaraje kugura ikibanza ariko aza yambaye maske mu yandi magambo buryo cy'uyu mutipe yinjiye mu kazi bimeze nk'uko umuntu bitango Murungi Sabe yinjiye mu kazi bose bayahuriye ku kintu cyo kuza kwiyoberanya bivuze mu yandi magambo uyu mujama waje yambaye Lacoste y'umweru ngira ngo umutipe muremure yambaye maske yashyize ingofero mu maso adashaka ko bamumenya nawe yinjiye mu gipangu nkuko Murungi Sabe yagize gute yaje kuza kuyinjira bivuze ngo bombi na abantu bashobora kuba bari kugira gute bari kugenzwa n'ibintu bigize gute bitari byiza hanyuma ntago ari ikintu gishobora kuza kuba ngiye cyantungura kumva ngo umuntu nk'uyu nguyu aje yiteguye yambaye maske noneho afite nimero y'umuntu bagira gute baje kuza kuneka ubarizwa mu busambanyi kandi agize gute kandi afite umugore bashakanye babakire ba Imana yahaye umugisha ariko no wa mugisha bagende bafite bikaza kuza kurangira n'umuntu ugize gute ugiye kugenda ubasaza nango wenda ntago bishaka kuza ko ari gitangaza kumva ngo uyu muntu yaje afite nimero za Murungi Sabe hanyuma baricara bavanga reka tumuhamagare asohoke tumugira inama kubera ko ngwino ndebe uwo bita John ngo yaramuganirije ngo inshuro zirenge 3 hanyuma ngo ngwino ndebe nyine bitewe n'umuco mu ngo w'uburaya niko nyiri ubwite yabyivugiye mu by'ukuri ngo biramunanira kugezaho naho bita Murungi Sabe ngo yaje kuza kwinjira bize mu yandi magambo izo nshuro 3 zagize zatambutse ntago ngwino ndebe yazana Gasabe ubwo afite abandi bagabo mu by'ukuri bamuronguraga cyangwa se bamusambanyaga ariko no biza kuza kuba ibintu bya danger ku muntu bita Murungi Sabe niho bano bagabo baje kuza gufatira ibyemezo kubera ko Just Arinde ari Murungi Sabe hanyuma ngo baramuhamagara inshuro imwe inshuro ebyiri inshuro 3 ubita
Murungi Sabe yanze gusohoka, amaze kwanga gusohoka ngo byaje kuza kurangira ngo bito ngwino ndebe ngo asohotse. Hanyuma ngo ngwino ndebe asohotse ntago wowe bita John yagumye aho ngaho, ahubwo yahise asiga umuntu hanze imbere y'amarembo udatuye mu icyo gipangu, araza adiringa na ngwino ndebe wowe bita John yagize gute yakase yaje mu nzu. Iriya nzu yarimo abandi bantu, nuza kuza kubireba neza bari gusohoka uri buze kuza kubona ko hari abandi bantu basohotse bagira gute birukanka kuri Murungi Sabe. Nango ahangaha rero naho ubwaho haza ikibazo, ni gute ushobora kuza kumbwira ngo uhamagaye abantu ngo babyuke? Ese ubundi mwabwiwe n'iki ko usohotse ari ngwino ndebe? Ko wenda ngwino ndebe yagomba kuza kuva mu nzu, akava mu nzu wenda ahita abona John, wenda John akaza kuza kuhita agenda, ariko ngwino ndebe yamubonye, aho ngwino ndebe we yasohotse mu nzu asanga wa mutipe ni uhagaze hanze wenyine, undi yagiye mu nzu yagiye gusetinga kamera. Wenda bategereje ko Murungi Sabe ari buze kuza guturuka mu iyo nzu, hanyuma wenda bakaza kumuganiriza, cyangwa se wenda amajwi ya Murungi Sabe n'uyu mutipe bikagira gute bikaza kuza kwa byakumvikana, no kumbwira ngo wafashe ngo video ngo bantu kuganira hafi y'idirishya ngo ni wakurangwa amajwi, ntago byaza kuza gukunda. Ahubwo ziriya video zifite amajwi yakombye kuba mu by'ukuri ari gusobanura neza wenda byavugiye hari abantu, niba wenda ngo ndebe yare gucibwa amafaranga, cyane ko niyo unareba ubona yuko uyu mutipe mu by'ukuri ngo muremure, numvishe bamwe bamwita ngo ni bonsa, ariko nta bonsa rifite amaboko y'imitsi. Nuza kuza kumureba neza uri buze kuza kumubona muri video ari gushaka guterwa Murungi Sabe, ntago uyu mutipe ntago ari bonsa, nyine umujama muremure ubona ko ashaka kuza kuba agenda wenda n'imitego urumva, ariko ntago waje kuza ngo ni bonsa ngo nini cyane ngo ryari ryaje, ariko nyine bya bintu byo gufata inkuru bagatangira kugera ibintu bya danger ngo Murungi Sabe ngo yaragambaniwe ngo baramukomaguye ngo mpaka ngo barangije ngo barenze igipangu. Turi buze kuza kura muri zino video turebe niba koko Murungi Sabe yarakomaguwe, cyangwa se wenda niba hari n'ibintu wenda ashobora kuza kuba byarabayeho tutaje kuza kubona, ariko byanze bikunze niba Murungi Sabe yarakase inyuma kiriya gikoni tukongera kumubona yirukanka afite imbaraga, tukongera tukamubona hanze yavunaguritse, byanze bikunze abaye ari wakubiswe yaba wenda baramuriyoreye kuri kiriya gipangu atarasohoka, bakore wenda bari buze kumufatira, ariko nanone ukaza kuba serinde waba waramufashe. Hanyuma tukaza wenda ku bintu bijyanye n'amacati, urumva John avuye hanze agiye kwisha inyuma y'ikirahure agiye gufata video, hanyuma avuga amagambo menshi cyane ngo ibyavugiye muri chat, ariko waza kureba ukabona umuntu bita ngwino ndebe yaracase utuntu dukeya, ariko John we yajya kuvuga mu by'ukuri ngo chat ngo Murungi Sabe yavuganaga no mu bita ngwino ndebe, ukumva ngo na amagambo menshi cyane ngo ngiye gukora uko nshoboye kose ngo nze kuza kumukura hangaha, ngo hanyuma ngo nimara kumugeza nyuma y'igipangu ngo uze kuza ngo gusohoka, ngo ntuze guca ngo ku marembo ngo uze kuza guca ngo inyuma y'inzu nguze kuza gusimbuka. Uko niko ngwino ndebe ngo yabwiye Murungi Sabe, ariko waza kuza kureba mu kuri chat za muri telefone nubwo zitagaragara, ukabona yuko umuntu bita ngwino ndebe yavuze amagambo makeya, ntabwo yacase ibintu byinshi cyane, ariko bita John we ngo yarabirebye n'amaso ye, ariko wenda niyo wabireba n'amaso yawe na telefone ntabwo yabura kuza kubifata, ushaka kuza ahubwo kuba wenda wowe warabiburarinze bitewe wenda na gahunda zawe bwite, cyane ko uko ziriya video zafashwe ntabwo ariko zasohoze muri video. Nango hari ibintu byagiye mu by'ukuri wenda bitakara, cyangwa se ibintu byagiye mu by'ukuri baca babishaka kugira ngo wenda nuko kuri kushaka kuza kuba kurimo mutaza kugira gute, mutaza kuza kukumenya mu buryo bugize gute bwimbitse. Hanyuma reka tubanze twumve indi audio y'umuntu bita ngo John, ngira ngo ni ku isaha imwe n'amasegonda n'iminota 24 ari ku bitaro, wumve amagambo yavugiye avuga yuko ngo afite ngo nimero y'umugore wa Sabe. Ahangaha nibwo turi buze kwibaza ngo abantu bafite nimero z'umugore wa Sabe muri buze kuza kumbwira, haba mu itangazamakuru cyangwa se abaturage mudukurikiye, nzi neza ko buriya nimero y'umugore wa Sabe ifiswe n'abantu bake cyane, cyo gusanga ari Sabe, usanga wenda ari Chita n'umugore wa Chita, ariko kumva ngo umuntu uri mu icyo gipangu ngo ino ndeba sambaniramo ngo atunze nimero y'umugore wa Sabe, by'ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Nijoro kuza kwibaza ngo ese uyu mugore yatanze akazi ko kumucungira umugabo, hanyuma bano batipe bashaka kumuvunagura, akaba niyo mpamvu wenda atanabishyuye, niyo mpamvu wenda agiye kuntuza kuri Instagram akavati mugabo mwiza ndagukunda, bitewe no kundi byabaye kuri Murungi Sabe ni umugore wabiteye kugira ngo yaza kuza gusimbuka gapfa, bano batipe bakatiwe burundu. Even n'uwabahaye akazi nawe yakombye ko ari gukurikiranwa. Hanyuma banza wumve ako ka audio ngira ngo umuntu bita John ageze kwa muganga we akubwira yuko ngo ashobora kuza ngo atunze nimero y'umugore wa Sabe, kuntu uyu mutipe rero sha simbizi
nayo uza kuza wenda kubona uri buze kubona ko ashobora kuza ko harimo ikibazo gikomeye cyane kumva ngo umutipe nguje kugura ikibanza gafite ngo nimero ya Sabe, ngo umutipe utuye muri icyo gipangu afite ngo nimero y'umugore wa Sabe. Bino bintu biri guhurira hehe? Numara kumenya aho bihurira uri buze kuza kuba wenda wagira gute waza gusobanukirwa kino kiganiro, hanyuma tugende twanariza video kuri video, hanyuma n'aba banyamakuru bakorera kuri tele banabonyemo mu baby wari wambaye isengeri y'umukara yambaye yanditseho umubare 7. Uriya mwana azi ibintu byinshi cyane ndetse yanabinyujijeho bigaragara ko ashaka kuza kuba wenda no kumva ibintu baganiriye. Uriya mwana ashaka kuza gutanga mu by'ukuri statement nziza cyane irenze ya John. Bura ko wenda John baye mu nzu wenda telefone itabaje gufata amajwi, bivuze ngo n'amajwi bavugiye hanze ntago yaje kuza kuyumva, ariko sinzi ko nshobora kuza kumbwira ngo uri ahantu runaka, simbizi. Reka tubaye twumve ayo majwi y'umuntu utango John mu by'ukuri abigarukaho avuga ngo ukuntu ngo yagize gute, ngo ageze kwa muganga abona Sabe ngo amerewe nabi cyane, ngo yashatse gufata telefone ngo hamagara umugore wa Sabe ko yaho ngo afite ngo nambaze, ngo hanyuma ngo agiye kubona ngo abona ngo ino ndeba arinjiye, bitubagira gute aza kuza ngo kubyihorera ngo ataza kuza guteza rwaserera. John ndakubaza ikibazo kimwe, nimero y'umugore wa Sabe wayikuye he? Ko uyu mugore ari umugore uri private byadanje ku buryo kumubona ntago ari ibintu byoroshye, gutunga nimero ntago ari ibintu byoroshye. Wenda yasabye kuyitunga ntago ari ibintu byadanje, si byadanje wenda wanayitigita cyangwa se ukayishaka no kwisimbi TV, uretse iyo kwisimbi TV ntago ari yapfa kuba agendana, nango ni nimero ushaka kuza ko wenda yafata ni time wenda mu gihe cy'akazi. Ariko nanone urumva ko uyu mutipe yaje kugura ibibanza yiyoberanyije, yaje afite nimero ya Sabe agendana, bivuze ngo ni disho kuza ko yarimo abantu babiri. Nubona Sabe yinjiye ahita areba umuzago ugomba kuzamufasha ko aticuba kuza kubikora gutya wenda gacanga simubone, wowe uzaza umfashe, hanyuma tuze kureba ukuntu tugira gute tuza kuza kubikurikirana. Umva kano ka voice. Abantu benshi barabyitira ngo ngewe ntago nabashije kumenya ikibazo Sabe afite neza, kuko nubwo bavugaga ukuguru ngewe nabonaga abateruye ku maguru batahafata ngo atake, bituma nasobanukirwa neza nimba ari ukuguru, kuko bajya gufata bwa mbere amaguru nabwiye fata neza, ariko mbura ukuntu yabifashe, ukuntu yafashe ukuguru uyu ni yatatse, ariko namureba mu maso y'ubwo rwa n'ingofero nkabona afite uburibwe bwinshi. Urabyumva? Ubwo buribwe nabwo bwaniraga ishyaka ryo kwihutisha kwa muganga, ariko sinasobanukirwa ubwo buribwe burava he, kuko umuntu waguye ushobora gusanga ari umugongo, ushobora gusanga ari ukuguru, ushobora no gusanga nta n'icyo yaba yari igihunga. Hano hantu ngira ngo John uri kubyumva kuntu bimeze. Umwe n'umwe mu bantu by'ukuri bamubonye bakakubwira ngo ntago nigeze mbona Murungi Sabe ngo yaguvunitse amaguru ngo cyangwa se yavunitse umugongo, gusa nuko wenda mu bintu twagiye tubona nko mu mafoto twagiye tubona ngo Murungi Sabe mu kagari bamuhambiriye ngo akaguru ngira ngo k'iburyo ashobora kuza kwenda ko kashobora kuba karavunitse. Ariko noneho John akakubwira ngo ntago nigeze menye niba yaravunitse umugongo cyangwa se akaguru cyangwa se wenda ashobora kuza kuba yaragize igihunga, ariko nanone ngo hari ikintu cyitwa ngo depression ishobora kuza kuba cyarazamutse, cyangwa se nyine umuvuduko w'amaraso uri hejuru bitewe n'ubwoba no gusigasira izina byose ntago bishobora kuza kuba byabura. Hanyuma umutipe aragira gute, aragenda ahinduka nk'ikigoryi, kuvuga birananirana cyangwa se biki, ariko ababizi nyine bakaba batushaka gusanga yari kwirinda kuvuga bitewe nuko ijwi rya Murungi Sabe ryo ryagomba kuba wenda ryagira gute ryaza kuza gukonta muri ibi bintu. Hanyuma amaze kumugeza kwa muganga, umva igikorwa cyaje kuza kuhabera, ari nacyo kiribuze kuza kuntera amakenga. Umuntu bita John utuye ahantu mu by'ukuri Sabe aza gusambanira, ukuntu ashobora kuza kuba afite nimero z'umugore wa Sabe, nukubera iki? Banza wumva ahangaha. Yarabye gusa yabaye nanone traumatize kubera ya brand n'abo bantu n'iki ibintu bimubayeho. So twamugeze kwa muganga aho yararyamye aho ngaho, nashatse kuvugisha Sabe ariko mbona Sabe arababaye. Undi mutima urambwira ngo hamagara umugore wa Sabe abari uzamwiteho, kuko Sabe arababaye. Aho turi mu bitaro kwa muganga urwamara ndi mu bitaro mo imbere, icyo natekereje ko ari kumuhamagara. Njye nimero y'umudamu wa Sabe ndayifite, nkuramo telefone, yikuramo telefone y'umugore wa Sabe. Ikintu cyawe barakizi, hinjiye ngwino ndebe nka data ukuyemo telefone ugiye guhamagara umugore wa Sabe, aho hinjiye ngwino ndebe. So hano hantu ngira ngo wenda uze kuza kumfasha, wenda uze kuza kubitekerezaho bino bintu, ukuntu umuntu waje kugura ikibanza yaje afite nimero ya Sabe, hanyuma nutuye muri icyo gipangu akaba afite mu by'ukuri nimero y'umugore wa Sabe, kandi Sabe aza kuza kwasambanira n'umuntu bita ngwino ndebe. Atari n'ubwa mbere mu by'ukuri bari bavuzwe mu mwandiko wa YouTube, kubera ko bita Karara hayashize amezi agira muri 7 akoze breaking news y'ukuntu bita ngo Murungi Sabe bamufatiye muri hotel.
ari umuntu bita ngo France kuko iyi operation arabacunga ngo bita ngo ngwino ndebe w'umugore we amubwiye ngo ngiye kubyina mu itorero hanyuma undi aramukurikira abona njiye muri hoteli amaze kwinjira muri hoteli bateza rwa serera Sabe nyine bya bindi byo kwigira ingiragere arasimbuka biramuhira ubwo no kuri iriya ncuro yarazi ko agomba kuza gusimbuka gusa none waza kuza kureba umutipe kuntu aca mu mikuku agenda ashwanyaguza imikingo bikaza kuza kuba byatungurana kuntu ashobora kuza gusimbuka ahantu ha metero 3 akavunagurika ku buryo agenda akikunja kamera nk'ikigoryi aho naho benshi cyane bagenda bavuga ngo ese Murungi Sabe yaba mu byukuri yarahohotewe agakubitirwa mu gipangu bakamushwanyaguza bamara kumushwanyaguza bakarenza igipangu baza kuza kujijisha ariko se nanone ntago wagombye kuba wenda ubona n'imibyimba wenda ahantu yararyamye kubona nk'imibyimba cyangwa se wenda bamukomerekeje ibintu ngibyo cyane ko ngenda shaka kumenya ngo John ni muntu ki nicyo kintu cyo yindi gushaka kumenya ese yaba yarabaye umusirikare ko ukuntu avuga ibintu bye n'ukuntu ibintu ugomba kuza kuba bitondetse umva ko ari umuntu ugize gute ufite ubwenge uba wateguye buri kimwe cyose ariko nanone akagira gute akagenda nyine asiga imigozi igomba kuza kumuhambira nko ku bintu bijyanye ngo n'amafaranga turi buze kuza kuba twanahagera turebe ukuntu ushaka kuza kumbwira ngo wari guhera ngo wari gutanga video ku buntu hanyuma wayihaye ukamwishyuza amafaranga ibyo bintu biri guhurira hehe hanyuma noneho ubwo igikorwa kirarangiye kirabaye video barayifashe chat zirabaye hanyuma bikagaragara yuko mu kiganiro uyu mutipe mu byukuri wari waje utavuzwa amazina ariko nubwo wenda atavuzwa amazina Clarissa we mu byukuri yaramubonye barahuye hariya ngo kuri coffee shop hano bahuriye ari mu Kiyovu agiye gufata video ngira ngo John n'uyu mutipe bari kumwe hanyuma bahamagara bita ngo Karara barahura byanze bikunze Karara we uyu muntu aramuzi nubwo wenda bamuhishe ariko Karageze gute we aramuzi kwera ko bagize gute bararebanye face to face bari kumwereka mu byukuri ama video hanyuma birarangiye ubwo nuza kuza kwitegereza muri video hari ahantu buze kuza kubona umutipe ngo wambaye umupira ngo wa Kiyovu Sport asohoka mu nzi we agatambika agira gute yerekeza kuri gate asohoka twamubonye asohoka hanyuma tuza kongera kumubona mu gihe Sabe yari gusohoka tumubona asohoka mu nzu kwa John ntago twigeze tumenya kuntu yagarutse tubona asohoka iwe agasohoka hirya kuri gate ariko none kuri video ya kabiri Sabe ari gutoroka agenda uyu mutipe tumubona agira gute asohoka mu byukuri kwa John mu nzu niba wenda yarasohotse kuri gate akagenda akazenguruka kongera kurira agaca inyuma kinjira kwa John ntago aza kumenya kuntu byaje kuza kugenda gusa nyine tumubona asohoka agenda ndetse na ngwino ndebe aramubona asohoka agenda ariko none uburyo cyagarutsemo ntago wagira gute ntago waza kuza kubimenya kandi ubwo impamvu nyamukuru ashobora kuza kuba yarasohotse kwari kugira ngo ngwino ndebe aze kuza kumakinga sure yuko nta muntu ushobora kuza kuba wenda yateze ikibazo ugize gute usigaye mu gipangu kubera ko uyu mujama kimara gusohoka maze kugenda ni nabwo wa mutipe muremure wambaye Lacoste y'umweru nawe wabonaga yuko yasuzuguye cyane umutangwiro ndebe ari kugenda nyine amufeka ubona ko yamufatiyeho ibintu by'amafuri biza kuza kurangira nabo bagize gute basohotse bagiye ari nabwo none ngo bita Murungi Sabe yumvaga ko mu byukuri ibintu byose bimeze neza nkuko John yarahagaze mu gipangu ari gukamera ibyo hanze ntawe umubona ukuri nako Sabe yarahagaze mu muryango mu kirahure cyo mu muryango areba ibiri kubera hanze ariko ntagira gute nta uri buze kuza kumubona ziriya nzu ariko zubatse mu yandi magambo ubwo ibyaberaga hanze Sabe nawe yabibonaga ari mu nzu hagaze mu kirahure gutya ari kubireba ukuntu biri kugenda abona abantu basohoka bagenda hanyuma na ngwino ndebe na wa mugabo bagira gute barasohoka baragenda ariko ubona ko uyu mutipe we yafite n'ibintu byo kugenda acunga kubera ko hari aho yavuye hano hari icyokezo aratambika aragenda agiraho amazu aherera arangije arunguka muri iyo nguni amaze kurungukamo arangije aragaruka bisobanuye ko ashobora kuza kuba n'abatariziye wenda John wati se ndamutse ngumye ahangaha hanyuma wenda hano inyuma akashobora kuza wenda hari umuryango ushobora kuza kuba wenda wacisha Murungi Sabe akaza kudutoroka tutabizi hanyuma abonye ko bya bintu ari fresh yaragarutse arongera agira gute araza avuga no bita ngwino ndebe ariko ubona ko ngwino ndebe yaciye bugufi nk'umuntu mu byukuri wenda ufatiwe mu cyaha cyangwa se umuntu udafite ijambo wowe uramutipe yari afite mu byukuri uburyo bwose bwo kugira gute bwo kuza kuba yakoresha icyo ashaka mu ngwino ndebe ahubwo nge nkibaza ni iyihe systeme ngwino ndebe yakoresheje kugira ngo uyu mutipe yemere gusohoka mu gipangu nta mafaranga bamuhaye niki nango uze kuza kwishyira mwanya bari abantu kano kanya wenda uri kumwe na ngwino ndebe ni wewe wabafashe hanyuma ngwino ndebe abwira Sabe ngo ngiye gukoresha uburyo bwose musore muri iki gipangu namara gusohoka uze kuza kujya gute kugenda kandi koko biyo bintu byarakozwe ngwino ndebe asohora umutipe mu gipangu kandi mission yamuzanye yarayizi amusohora Sabe atarasohoka ngo baze kuza kumubona kubera icyo umutipe yemeye gusohoka ese na amafaranga ashobora kuza kuba yarahawe kugira ngo amere nk'ubivuyemo hanyuma namara guhabwa ayo mafaranga mere nk'ubivuyemo agende hanyuma Sabe aze kuza gusohoka azi ko nta muntu usigaye mu rugo
niko byaba byaragenze cyangwa bimeze bite? Kuko ntabwo ushaka kuza kumbwira strategy ngwino ndebe yakoresheje akurura mutipe mu gipangu, kandi uyu mutipe yaraje mu kazi wo kuza gutwara amafaranga bari abantu. Niyo mpamvu ura kugira ngo ura mutipe ave mu rupangu asohoke hanze, hari ibintu ushaka kuza ko byarabayeho. Eida na amafaranga yawe kuri mobile money amaze kuyohererezwa, yemera kugenda ibintu amera nk'ubivuyemo, undi asigara agira gute ari gufata video. Wabonye ko Murungi Sabe asohoka nta rwikekwe, ariko amaze kurenga kuri kiriya gikoni cyo kwa John yabonye abantu bamukurikirana bamwirukankana. Aho naho ushaka kuza kuvuga ngo hariya hantu hari abakameramani babiri bari bahari, nuza kuza kwitegereza video imwe uraza kuza kubona yuko hari umuntu kamera yamara gukamera akamanura kamera hasi agakamera ibishingwe, mu gihe bita Murungi Sabe amaze kurira umukingo agiye gukomeza ku gipangu ahita asimbuka. Iriya video iyo tuza kuza ko rero twonyine twabonye, twari kuvuga ati wenda wa muntu wajyanye na ngwino ndebe ashobora kuza kuba wenda yagiye kugogera Murungi Sabe, yarangiza wenda akahita amufatira hariya atarasimbuka akamufata akamuza mu gipangu bakamukomagura. Ariko akaza kuza n'undi mu kameramani ari we John wakurikije Sabe kamera arimo kurikije mpaka agize gute arenze mu gipangu asimbutse, twongera kumubona ageze hanze y'amarembo. No ukibaza ngo ese ku muntu bita ngwese John haraho avuga ngo ngiyewe ngo impamvu nabwiye Sabe ngo bino bintu ushatse wabivamo ngo nukubera ko ngira discipline, ngo nukora ko wenda ndi umukristo. Wowe wari ubizi neza ko zino video zaza imihanda kandi zikaza imihanda harimo uruhande rwawe rwiza. Cyo kintu twagomba kuba wana kwitegura kuba ati ndibuze kuvuga amagambo meza, aya magambo nibisako wenda video zizaza wenda mu kizaza zagira gute zizakenerwa, nkuko twabonye yuko uri wa muntu ukora ikintu uyu munsi ntugikore wenda mu bujiji, aho ukaza kuza gutekereza n'icyo uzakoresha cya kintu. Nango zino video nawe ubwe yabikwibwiriye ngo zino video nzifite nari nzi ko bazanyegera ariko bakanyegera mu buryo bw'amafaranga. Ariko nk'umukristo ntago nari kubaca amafaranga, nari kubabwira ati nta kibazo mugene, ntago rero bizigira biza ku mihanda hanyuma wenda bikaza kuza gutuma wenda mbinshuti na Murungi Sabe. Bivuze ngo John yagomba kuza kuba umwe mu bantu mu by'ukuri bagomba kujya baza gutanga ubuhamya bw'aba divorce ku Isimbi TV, bitewe nuko ari umuntu yari inshuti ya Murungi Sabe. Kandi niba ubikiye Murungi Sabe ibanga nk'iryo ngiryo bagomba kuza kuba umuherwe mu buryo bw'indengakamere. Mu yandi magambo yabatewe wenda niyo namuca miliyoni 10 akazimpereza wenda bino bintu nkaza kuza kubyihorera, ariko miliyoni 10 ntacyo zamarira. Ikifite agaciro no kuba inshuti na Murungi Sabe, nanjye nkagenda nkakora ibiganiro cyane kuri amutipe. Abona n'umutipe uzi kuvuga azi gutondeka amagambo neza, afite ubuhamya azi kwanariza, ku buryo ura John yagomba kuza kumwe mu bantu mu by'ukuri bafite ubwenge bakwicara ku Isimbi TV. Ntago ndibuze guca ku ruhande ngo bagafaranga ngo bacita, nabana bameze nkaho mu by'ukuri muri mind zabo harimo ibintu by'amazi badatekereza. Ngo John iyo byiza kuza kuba byakunda akaba inshuti na Murungi Sabe, nibwo bwa mbere ku Isimbi TV agomba kuza kuba hicaye umuntu ufite ubwenge. Kuko abandi bose ngimba ngira gute mbabona imboga mu menyo, nta ushobora kuza ngo akubwira ikintu kibuze ko kugira akamaro. Nye Justin ibintu ngo bye mu buriri ngo umugore ngo niba ngo atakunezeza ngo ibiki nibiki, nyine ukibaza ugashanga nyine bya bindi byazirara zishyatu. Ari cyaje kuza kumuteranya n'umuntu bita ngo Buryohe, kubera ko Buryohe yakoraga content ikomeye cyane imeze nk'iya Murungi Sabe, ibintu nyine by'ubusambanyi, ariko Buryohe akabishyira ku rundi rwego, bigatuma ku Isimbi TV habura views. Nabwo haje kuza kuba kagambane, baragenda ngo hakorwa ibintu ngo by'amadiru, biza kurangira nyine ngo izo YouTube channel ngo bazifunze bazikura ku murongo, ndetse bahabwa ibyo bita last warning. Ariko se ubwo urambwira ngo ibintu byira ku Isimbi TV n'ibintu byavugirwa kuri Buryohe TV niyo ibintu byari birenze, byose ni kimwe, byose byari kimwe. N'ubundi amagambo bakoreshaga yari amagambo amwe, ariko Buryohe ukabona ko afite umuvuduko mu iterambere kandi gukora ibintu nk'ibya Murungi Sabe, ndetse yabishyize ku rundi rwego. Mu gihe Murungi Sabe ashobora kuza ko wenda akora ibintu nk'ibyo ariko akabura views. Nuko mu by'ukuri izo video ngo zibishegu cyangwa se zo YouTube channel zibishegu zaje kuza gufungwa. Ariko se nishobora kuza kumva havugirwa igishegu kirenze icyo ku Isimbi TV. Ku Isimbi TV abigishegu kirenze ukwemera, ngo ni channel ya mbere mu gihugu icuruza igishegu. Kandi bakubwira ngo inkuru burya inkuru harimo ibintu bijyanye n'ubusambanyi, harimo ibintu bijyanye n'amafaranga, harimo n'ibintu bijyanye n'amaraso. Nabyo bita ngo triple S mu itangazamakuru, ngo sexe, byo bita sa mu Gifaransa, nibyo bita sente mu Giswahili cyangwa se amafaranga. S eshatu. Nango niba ushaka gukora igitangazamakuru gikomeye cyane urirefera ku mibonano mpuzabitsina, kubera ko buri muntu wese kuri isi yiteguye kumva iyo nkuru ifite aho n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi cya kabiri
gukora inkuru ifite ihure n'amaraso cyangwa se ubugizi bwa nabi cyangwa se amatiku. Indi nkuru ya gatatu ni inkuru ishobora kubigize gute ifite ihure n'amafaranga, kubera ko n'ubundi buri muntu wese yiteguye kuba yamenya ngo ese nabona gute amafaranga. Ubwo izindi nkuru zose ziri hirya y'izo ngizo ubona ari umwanda, n'abazikora bose ntago batera intambwe, ntago byakunda, kubera ko ibyo bintu ko ari bitatu nibyo abantu bagize gute biteguye kumva. Rero Murungi Sabin yahisemo mu by'ukuri S ya sex cyangwa se gukora inkuru zifite aho zihuriye n'imibonano mpuzabitsina. Abandi bahitamo inkuru nyine za byacitse zifite aho zihuriye n'amaraso, abandi bahitamo inkuru zigize gute z'amafaranga. Ariko inkuru z'imibonano mpuzabitsina iteka ryose abazigira bagira gute babona mu by'ukuri babona ama views menshi cyane. Ariko nyine kubera ko Sabin nyine wari uyoboye yagomba kubanza gakura abo ngabo kwanza mu nzira, yamara kubakura mu nzira agasigara akora igishegu wenyine, nta wundi mubayize gute bahanganira isoko. Niyo ushobora kuza kubona bita buryo mu by'ukuri kano kanya arishimye, ari kwitamo ibintu by'amanido, ari gutumira ngo bamashayine bakaza kuza mu by'ukuri gukora ibiganiro, ariko agira gute ari gukina ku mubyimba mu buryo buhambaye cyane. Umuntu bita Murungi Sabin wagize gute wamwubikiye imbehe n'abandi mbati nuko byagiye bigenda. Ariko bavandimwe nimukajye mugira amashyari n'ujyo wanariza n'ibintu wenda biri bugira abanyarwanda kamaro, ariko apana kumbwira ngo ibintu ngo nk'ibyaje kuza kubaho ngo ni ibintu ngo bishobora kuza kuba biteye ubwoba nyine byawe n'ibine byo gukabya bitewe n'inyungu zawe bwite. Ubwo twakomeje tuvuye ku ifatwa ry'amavideo yo mu nzu, no tugiye kureba twanarize turebe niba koko Murungi Sabin ashobora kuza kuba yarakubitiwe mu gipangu cyangwa se ashobora kuza kuba yarakorewe torturing nk'uko benshi cyane bagenda babigarukaho, by'umwihariko mu ta Ezra wakoze ikiganiro kunuza kuri Dynamic Show bakavugamo amagambo akomeye nk'Murungi Sabin ngo yagiye kugira gute yaragiye kwicwa. Noneho ukaza kuza gusanga bari gufata bya bintu kagira gute bakaza kuza kubishyira kuri Yago. Ibintu narabarabuye ndababwira ngo niba bataje kuvuga ko umuntu bita Sabin yakwitiwe mu gipangu byanze kunze feri ya mbere igomba kuza gufungirwa ku muntu bita Yago, kubera ko amagambo Yago yatangaje ku itariki 31 avuga ngo umeta ngo Sabin kuri nshuro mugiye kumubona ibintu nk'ibyo yarampemukiye, ariko agahinda yanteye amarira mvanye mu gihugu ndi guhunga byanze kunze azagira gute nawe azayarira kandi mu buryo bw'ikubye inshuro ebyiri. Niyo ngo byari byoroshye kumva yuko ibintu bibaye kuri Sabin bikozwe na Yago niba koko yaragize gute yarakubitiwe mu gipangu. Ariko ngiraje kuza kureba mbona neza yuko Murungi Sabin ntabwo yeza kwitirwa mu gipangu, kubera ko no muri gipangu yagisohotsemo, ahubwo byamubayeho ageze hanze y'igipangu. Kireka niba wemera yuko akimara gusohoka mu nzu kwa Ngwino Ndebe akase ku gikoni ari washaka kuza ko wenda yarakubitaniye n'abantu bakaza kumudimbagura, ariko se nanone bamukubitiye kuri ranguni y'igikoni, kubera ko aho ngaho ku nguni y'igikoni ntago tubona video, ntago tuyibona, tubona umuntu hakata, ariko tukongera kumubona inyuma y'amazu arimbura imikingo aguruka arenga. Ngo bivuze ngo bamukubitiye hari inyuma y'igikoni, ntago twaza kuza kumubona hari inyuma y'igipangu ari kwirukanka afite imbaraga. Ngo ubundi yagomba kujya gute kunegekarira mu gipangu. Niba nkubwire ngo za video z'abakameramani babiri batandukanye, hari ukamera Murungi Sabin ari gushyira telefone mu mufuka, hanyuma yamara gusimbuka ya mizi ushaka kuza kuba yanamukomerekeje no kwita ko yaciyemo n'umuvuduko mwinshi cyane, ivumbi riratumuka ari kurira umukingo. Nibwo wa mukameramani umwe yamanuye kamera hasi atangiye kamera ibishingwe, ntiyafata Sabin arenga hirya. Ngo ira video yibonye bavuga ati ushaka gusanga wa mutipe wanyuzara umupira w'umweru ashobora kuba yarazamutse akamufata, yarangiza akagira gute akaza kuza kuba yakubitirwa mu gipangu. Ariko hari undi mukameramani wakurikiye Sabin amukurikiza kamera mpaka ari kurenga ku gipangu. Niyo witegereje neza nubwo ari akantu gato cyane katagaragara, ariko ubona yuko Murungi Sabin nyine yuri igipangu yarangiza agasimbuka. Ariko se ukuntu yari ameze yari hasi, yari ameze kuri metero 3, n'ukuntu Murungi Sabin mu by'ukuri wabonye ko afite imbaraga ari umuboss, ariko umuboss nyine wazanyamagabo ukomeye bya dance utamuzanye ibintu byinshi cyane, n'umurasemuka metero 3 yangiza agahungabana. Nanjye ubwanjye gutya ameze uramutse ubwiye ngo njye kuri metero 3 nsimbuke nasebuka nta kintu naza kuza kuba, wenda ashobora kuza gusimbuka bitewe n'ubwoba cyangwa se ibintu bimubayeho atiteguye ko byagomba kuza kumubaho, bikaza kuza gutuma agira gute ashobora kuza kwenda yahura wenda n'ihungabana mu kirere akikubita hasi mu buryo bubi. Ariko se nanone Ngwino Ndebe gute agaragara muri video afite ishakoshi kandi yarabyutse mu nzu ari gusambana. Ese ira shakoshi yari imiki ku buryo Ngwino Ndebe yibyukana, cyangwa yabyukanyemo amafaranga azi neza ko aje guha amafaranga wenda bari abatipe, ayo mpamvu wenda bamusoye hanze y'igipangu agahabwa amafaranga, kubera ko nta ushaka kuza kumbwira ngo Ngwino Ndebe avuye mu nzu afite ishakoshi y'ikisi kandi aje kuvugana n'abantu ari busubire mu nzu. Asokanye kishakoshi barasohotse baragiye aho kamera tutazibona, kandi nubago nta bundi buryo bwo kuza gutura mutipa ava kuri wa muryango uretse guhabwa amafaranga. Kandi ibindi chat Ngwino Ndebe yagiranye na Sabin
ntuza John wenyine wazibonye ura mutipe ntabwo azibonaga bivuze mu yandi magambo ngwino ndebe yari kujwa role ebyiri kuganiriza uwo mutipe ndetse no gucatinga n'umuntu bita Murungi Sabe ariko ibyo ngwino ndebe yakoraga John yarabibonaga ariko ura mutipe ntabwo yabibonaga kireka wenda mutipe yaza kuza kubona yabonye za SMS yari kuba ati wenda reka nsoke John yabuze kuza gusigara wenda coveringa ibintu nk'ibyo ngibyo nyine urebe ukavuga ati byanze kunda ashobora kuba hagize gite harimo ikibazo kitoroshye twagiye noneho ku buryo ki video zafashwe zikamara icyumweru cyose zibitswe nta muntu wagera gute nta muntu wazibona baranze kuzitanga nukubera iki John abisobanura neza ariko no mu busobanuro John yatanze harimo icyuho kandi icyuho kirimo turi buze kuza kugikuriramo muri video ya Karara yakoze yazanye kibaho mu kiganiro nabwo ni ikiganiro abantu benshi cyane mu by'ukuri batanga bati uyu mugore arategura kandi koko Karara arategura harabo njya mbona babagabo ngo bigize abagore ngo bananiwe kubaka ingo zabo bafite ibitama wagira ngo ntiwamenya kuntu ibintu bimeze biyo gushije bagatera amakanta baraje bashaka kugira ariko umenye ngo Karara barenze Karara n'umukozi arategura bya danje arategura uko byonyine gutekereza nka kiriya kintu batekanza table mu kiganiro kugira nze kuza kuba we n'abasobanurira nango burano uburyo bwo kwagatinga mu by'ukuri wenda abantu uretse ko niyaza kuza gusobanura ibintu wenda yaretse ku cyaha kibaho twari kubyumva ko nta kintu kirenze nta formule wenda shimika yaba yatweretse nta bintu birenze yatweretse ni just kuba yazana karakantu nabyo bwabyo ni creativity udashobora kuza kumbwira ngo uri buze kuza kubitekereza ufite IQ yo hasi nkuko numvishe nyine ngo wa muhungu ngo wigize umugore nawe ngo kano kanya ngo bari kumutinga ngo ibintu byaramukomeranye ngo asenye urugo rwe kubera ko umugore we ntago ari buze kuza kubana n'umugore mugenzi we mu nzu nabonye nyine azana n'ibintu by'ibitutsi ariko hari n'abantu ngiye bajya bansetsa ugasanga umuntu akoze video ngo azi ko ari kukurangiza kumba ari kwirangiza hariho nabonye wafashe ibuye arangije aravuga ngo rino buye ngo rimeze nka Bosco Empire ngo ryagenewe ngo kubaka ngo rigore ngo zitwara ngo imyanda yo mu mujyi wa Kigali arangije ngo nuka kuri mama ngo ndamaberi ya mama buriya rero kira kigana umusaza ubukoze cy'ubwajyo kirakwimanurira kandi ukagikora n'umujinya mwinshi cyane n'ubugoryi bwinshi cyane bikarangira ngo uzi neza kuri kumanura kandi ubwawe uri kwimanura kubera ko discipline yawe batangira kugira gute kugenda bayigera ku mashyi wo kirangiza ngo uzikuri kundangiza nimujye no gutegura nujye no kumvugaho n'undi munsi ujya kumvugaho narakubwiye ngo ngiye mfite video zawe uri Cosmos umugabo agufatana n'umugore we bamusohokanye ngo muri gusambana zo video ndazifite kandi wongera kunyisha nanjye nzagutamo isikote wakunze kugenda bakana ntago bino bintu ngo mbizi saa 8 z'ijoro uwo mugabo araza umugabo uherutse gutandukana n'umugore we ngo wabyaranye ngo n'umunyamakuru njya mbona umunyamakuru we utamenya kuntu baba banameze ibintu nk'ibyo unareba kana gucanga ariko naho njya gukora iryo kosa video nzagira gute video nzazita hanze hanyuma banza wumve hangaha audio noneho y'umuntu bita ngo uyu mutipe bita ngo John ageze kwa muganga amaze no gufata za video yitahiye ese ni kintu cyaje gutuma mu by'ukuri amara icyumweru cyose afite zino video umva kuntu abisobanura nk'umukristo ariko nanone ukuri kwibyo ari kuvuga uri buze kuba wagira gute wagusanga mu kiganiro cya Clarisse yakoze afite ikibaho mu kiganiro niburi buze kuba wagira gute wamenya uko gahunda zihagaze ngiyi audio uze kuza kwihangana uze kuza kumva neza hanyuma ugakore analyze ariko bita Clarisse ari buze kuza kugira gute ahita ashyiraho akadomo kugira ngo uze kuza kureba niba ko bano bagabo bashobora kuza kuba wenda zino video barazifashe gutyo gusa cyangwa se niba barazibaze mu mafaranga hanyuma wenda amafaranga wenda babaye ntaze kuza kubanyura cyane ko nanone byari bigoye kubishyura kubera ko zino video ntago ari bagize gute ntago bazifashe ahubwo umuntu wese uzi ko afashe video hari ahantu bano batipi baramukurikiranye mpaka video agira gute arazibahereza banza wumve ko byanga byakunda approach yabo iraza imeninga mane mu mutwe wanjye nicyo cyari kimwe ndibona ko uburyo urimo kuvugisha ukuri iraza isobanura amafaranga icyo ndi bukore ndabareka bayambwire niba mara kugera igihe cyo kuyama ndababwira ko ntakeneye amafaranga hano hantu wabyumvise niho rero ushobora kuza gusanga nyine uyu mutipe John Imana narenze yenda ashaka kumenya ngo muze kuza kumbwira ngo ninde
nubwo kano kantu ataza kuza kugashyiramo by'ubwabyo cyari kuza kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko wowe ibyo utekereza ushobora kuza kumutega nk'imitego, we aragira gute, arabyitega, we ubwe arabyitega akahita anabyitegurira ku buryo ugiye kumutegera mu magambo ntabwo ushobora kuza kujya gute kuhamubonera, ariko agisiyo ya nyayo uretse amagambo, igikorwa cya nyacyo yakoze ubwo yahuraga na Clarisse, nibwo turi buze kuza kuba twamenya ngo se koko John niki kirangiye gute yaragambiriye. Banza umva ngaha ahubwo ati ngiyewe iyo baza kuma amafaranga nari kubureka bakayama, hanyuma nkahita nyabasubiza nkababwira ngo icyo nkeneye kuri wowe ntago gize gute, ntago ari amafaranga. Ese niki kintu John yarakeneye kugira ngo wenda zino video bataza kuza kuzishyira hanze, icyo kintu wenda Saba akaba atarakimuhaye bigatuma agira umujinya agashyira zino video hanze, no kubera iki keneye ko nyine ku bugingo bwabo ibitekerezo byabo abo bari bo bubakika rya zina rya Sabe ryo gufasha ryo kubaka sosiyete ribe rishingiye ku musingi ufatika. hano hantu icyo ni ikintu kimwe, ariko nujya mu biganiro bya Yago uri buze kuza kumva n'ibindi byinshi cyane. Niba ngo uyu mujama we yararebye abati ngiye kuba inshuti na Sabe, ashobora kuza ko wenda byambera inyungu mu by'ukuri renze ukwemera kuruta uko yaza kuza kuba amafaranga. Aya ni amagambo y'umuntu bita ngo John. Nakubwiye ngo ni wa mushobora kuza gukora ikintu yarangiza akahita apanga mu by'ukuri ko bizagenda mu gihe wenda cy'iminsi atiri imbere, ati mfite video noneho ntegereje ko umuntu Murungi Sabe azaza kunyegera, kandi naramukaje nta kindi kintu azambwira, azaza ambwira ku bintu byanye n'amafaranga. Kandi koko cyo gikorwa cyabayeho, ahubwo baza kuza gusanga video bano bantu atari bo bazifashe, bivuze ngo hari abandi bantu bazifite, kandi ngo niba video bamaze kugira mu muntu umwe mu bantu babiri ntabwo baza kuza kubishyura bose. Wowe icyo ukora nyine nuko byihorera, kwate mugende muzikoresha icyo mushaka, mwazirekura mwazihorera cyane, nta kintu bishobora kuza kuba wenda byatwara, bituma zino video zitishyurwa kubera ko ntago telefone y'umutipe ariyo yaje kuza gufata video yonyine, kubera ko muri video hayemo abantu benshi cyane. Hari ahantu agera akakubeshya ngo iyi video ngo yo hanze ngo yafashwe nawe tipe ngo yambaye umupira ngo w'amaboko wa Kiyovu Sport, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko wa mutipe wa Lacoste y'umweru, uyu mutipe wa Kiyovu Sport n'uyu muntu bita ngo John wambaye isengeri y'umukara arimo muri video, niba ngo bose bagaragara muri video, ahubwo hari undi muntu wari wambaye mu by'ukuri, hari undi muntu wari uri inyuma ari gufata video, ari nawe ushobora kuza kuba yarafashira video yo hanze, barayimwaka barayiyohereza, bamaze kuyiyohereza baza kuza guhamagara wo bita ngo Karara ngo baze kugira gute, baze kuza kuyimuha, hanyuma baramanuka barahura, bamuhamagara hashize icyumweru, babona yuko n'umurwayi nyine nta kintu mu by'ukuri bikimubwiye, mu yandi magambo bamaze kuza gufata umwanzuro wo kuza kubata hanze. Ukibaza ese niba kuko umugore wa Sabe watari gutanga mu by'ukuri akazi ko kuza wenda kuba bamufatira umugabo, ubundi bamutse utanze akazi wagatanga muri bwa buryo, cyeka niba umugore wa Sabe yarashaka kwica umugabo we, ariko uko nkeka uyu mugore ashaka kuvuga ngo wenda uzancungira umugabo wanjye ukuntu bigenda, bisobanuye ko ugomba kuza kubona wa mugabo ari muri cya gikorwa, ukahita uhamagara umugore akaza kuza kubyikorera. Ariko John siko yabigenje, wenda we yarategera bate umugore nimuhamagara azampa amafaranga makeya, ariko Sabe nimufata video nzahabwa amafaranga menshi. Biza kuza gutuma n'umugore wa Sabe ko ibyo bintu yashakaga aza kuza kubivamo, ahitamo kujya kuri Twitter rabata umugabo wanjye ndamukunda, mu yandi magambo nukuza kuzinya umuriro wo kumbuga nkoranyambaga, ariko still n'ubundi umuriro ugomba kuza kujya gutegomba kuza kuba watse mu rugo. Ariko Sabe niba yakora ikosa umugore we akamuca inyuma, ntago umugore we yemeye gukora amakosa yo kuza gufata Murungi Sabe ngo amuteze abantu b'abasore baye bagiye gutuma napfa. Mu yandi magambo subwo umugore yaza kubaza iki, naguciye inyuma nawe warugiye kunyicisha, gusa ibyo ngibyo byaza kuza gukunda. Ariko mu bantu mu bintu byabereye mu gipangu, ibintu ngo byo gutocaringa kuvuga ngo Murungi Sabe yagiye kwicwa, iriya ni accident, ariko cyari kigenderewe kwari kugira ngo mu by'ukuri baze kumekinga shuwa ubusambanyi buvugwa hagati ya Murungi Sabe ndetse na Ngwindo Ndebe, umugore aze kuza kuba yabusobanukirwa. Ariko noneho inyuma y'uwo mugambi wo kujya uze kuza kumenya ukuri, biza kurangira nyine Murungi Sabe bigendeyemo, ariko kora kuvurika arakora mwamubonye nta tocaringa Murungi Sabe yakorewe, kubera ko video ziragaragaza umutipe arenga igipangu akomeye, hanyuma agaragara hanze igipangu agize gute, ameze nabi yavunaguritse. Nubwo John avuga ati ngiye twafataga ukuri tukumva ntataka umugongo twumva gutyo, ariko tugeze kwa muganga dusanga nyengo ngo by'umuvuduko w'amaraso waje kuza kuzamuka. Ariko mukecuru akavuga ati ngiye numva gufuka y'inzoga, sinzi niba hari umuntu ugisabe yagize gute, yari yasinze ntabwo aza kuza kumenya uko gahunda shobora kuza kuba zitwaye. Hanyuma nyuma y'iri jambo y'umutango John yigize marayika, reka twumve umuntu bita Clarisse ukuntu byaje kuza
kugenda mu gihe bano batipe bamuhamagaye ngo basanga ahantu bari hanyuma agire gute aze kuza guhabwa mu by'ukuri icyo bita ngo video ndetse n'impamvu yahawe video imwe ni ukubera iki ngo video buri video yose yari hagaza amafaranga 50,000 cyo giciro baba bagennye ariko bamaze gutanga video imwe Clarissa yakoze ikiganiro nk'abantu bazi imbuga nkoranyambaga kuno zihemba barebye bavati ikiganiro Clarissa byonyine amafaranga make yakimwinjirije ntago ashobora kuza kujya munsi y'500 by'amanyarwanda ndetse aranarenga mu munsi umwe wonyine ikiganiro Clarissa yakoze cyamuhaye amafaranga atari munsi y'500 by'amanyarwanda mu gihe hari ibindi bintu by'ibigoryi biri gukora ibiganiro bigahembwa 10,000 ku munsi byarangiza bikaza kuza kwirwa byurira umuntu ufite platform ye imwinjiza 500 ku munsi amafaranga se akorerwa n'abantu bangahe hanyuma umva kuntu Clarissa abivugisha ukuri avuga kuntu byaje kuza kugenda mu gihe bamuhamagaye ngo mu by'ukuri ngo bamuhereze amakuru ngo bamushyizeho amananiza cyangwa se bamubwiye yuko ngo bafite ngo deal irenze nuze kuza kumbwira umuntu wasamiye 50,000 bya Clarissa akanga kumuhereza video kandi wibuke yuko uyu mutipe yavuye mu Rwanda akajya Bugande kureba Yago n'ubundi video yanze kuzimuhereza yazimuhereye mu kiganiro yamaze kwishyurwa nibwo yazimuhaye ko ntago ari buze kuza kuzimuhereza atarishyurwa nubwo numvishe ngo Ezra akora analize ngo ni comedy ira ntago ari comedy ira ni ibintu byanyabyo uyu muntu bita John we yamaze gupanga amafaranga agomba kugira gute agomba kuza kuva mwize video yari afite nbago video yose yari hagaza amafaranga yakubwiye ngo video tuva mu rugo duteruye Sabe tujya kwa muganga ntago ndi buze kuza kuyibahereza ariko ngize gute ndayifite mu yandi magambo ubwo uyishaka uze kuza kubwira John umukubita umufungo nabuze kuza kwiguhereza nabuze kuza ku breakinga kandi buri muntu wese kuza ku breakinga niyo uzi kuri Murungi Sabe azanye video nshyashya ntago ashobora kuza kubura amafaranga ari munsi y'ibihumbi byibuze 200 cyangwa 300 ashobora kuza kwinjira muri iyo video zenguramutse baguciye 100 kuri video uze kuza kuyatanga usagize gute rwose utaje kuza wenda kwiri guca ku ruhande ariko nibuze kuba ari inkuru ushobora kuza kuba none ufite inkuru ukaza kuza kwibara mu buryo bwa giswa cyangwa se bwa fake bigatuma mu by'ukuri ya nkuru igira gute itaza kuza kuba trend banza umbe hano umuntu Clarissa ajya guhura na bano bagabo ese video bayimuhereye ubuntu byari bimeze bite gusa nge numvishe ko byari ibintu ngo big deal bumva ko bashaka kuza kuba ngo ari zahabu bacukuye ku buryo ngo Clarissa nk'umwanzi ukomeye cyane wa Sabe ndetse na Ngwino Ndebe ashaka kuza kuba ari we muntu ugomba kuza kujya gute ugomba kuza kugurira video ariko ya video nta mu YouTuber numwe utari buze kuza kuyishyura banza umva ngaha ngigerayo mbere yuko bambwira ibindi bintu barabanje banyereka iki video zose ndazihetura ariko nyuma naje kureba nyuma y'ibyo bambwiraga ko ari bo bazifashe ariko nyuma naje kuransanga si bo bazifashe ahubwo uwazifashe bo bazimukuyeho hari kunyesha gufata video noneho undi muntu uko yakazi agaciro wenda cyangwa se nawe ashaka kuyibyaza umusaruro agahita ayikwiba hano hantu niyo mpamvu nyamukuru yaje kuza gutuma zino video tuzibona kubera ko ntawe ntago waza kuza gukora amakosa yo gufata amafaranga yawe ugiye kuza kwishyura video ziri forwarded cyangwa se video iri sendi atari telefone y'ubwayo wayifashe ntago John yo kugenda ngo ajye kubwira Murungi Sabe ngo nyishyura amafaranga ngo mfite ngo video zawe kandi ubona ko footage mu by'ukuri y'izo video ntago ziri muri kamera ahubwo zigize gute ziri muri WhatsApp video nyine bango ni video zoherejwe zo mu yandi magambo hari ufite video ya OG kandi ngo niba video yatangiye gukwirakwira gusa waza kuza kwishyura ibiki we icyo ukora no gufunga roho kabwa ati nyine muze kuza kurekura ariko zino video yo biza kuza kuba ari John wazifatiye ku giti cye wenyine uzifite yari kwishyurwa ariko no kwibaze yone kwishyurwa amafaranga akayemera ukurikira amagambo ari kuvuga kandi ari umukristo banzo yumva hangaha none uko byaje kuza kugenda ukuntu baje kuza gufata Clarissa bamubwira ko ngo ari ibintu ngo bya danger Clarissa bati ngiye kupfa ko byonyine nabibonye nabifashe mu mutwe ngiye kugenda muri kiganiro ubwo wenda ntari buze kugaragaza amashusho ariko ndibuze kuza kubivuga ubwo namwe nimuzazirekura muzaza muzanye igihamya kigaragaza ko ibyo navuze ari ukuri mu nkure mu isoni ubwo ibintu nk'ibyo banza wumve turadiringa uko twadirinze si nk'uko mbibabwira njye ntabwo nadiringaga nabo cyane ko nibo bari bankeneye nibo bampamagaye narababwiye nti rero mva nkubwira ikintu kimwe kumva hari ukuntu nyine abantu bari kubwira nk'aho wajyana idiri nyine ibintu bikomeye cyane ndababwira rero reka mbabwira ntimwampamagaye ari mu myihamagariye ibi ngibi nubwo mwabimbwira gusa nabonye n'amashusho ndabivuga ariko kubikubwira kugira ngo ubone video wabyumvisha ngaha video ntago bashaka kuyitanga uyu murokore cyangwa se uyu mukristo ngo ni John uyu kubwira ngo ntago Sabe naye kumwishyuza amafaranga yahuye na Clarissa aramubwira ati ngiye mfite video babigira ngo ibintu binini cyane hanyuma Clarissa avuga ati rero ngewe nubwo nabibonye ngiye kubivuga ngiye nta kibazo nabibonye ngiye kubivuga mugumane video zanyu
biza kurangira muri video zose bafite bamuhayemo video imwe yonyine yishyura ibihumbi 50 arabyishyura ariko nanone kuba yaratwaye video imwe suko yarayanze nyinshi ahubwo ruvuga ngo video imwe yonyine buri footage imwe yonyine yishyurwa amafaranga 50 nawe uze kuza kumbwira amafaranga yatanze kuri ya video niyo ashobora kugira gute ashobora kuzayagaruza n'ubundi ndagenda mvugeta niko bimeze kuko nabibaze kubona video nyinshi pe yego none bya bintu nari naravuzeho none nanjye ndavuga ngo aho kugira ngo nze mite nerekana video zose zose reka nerekane kariya konyine byibuze ko abantu bongeye kuba bari hehe bari kumwe kandi n'ahantu batajya bakorera. Umvisha impamvu Clarisse yasohoye video ya Murungi Sabe ari hanze ari kumwe n'umuntu utangwino ndebe ntasohore video ya Sabe ari kwirukanka mu gipangu ntayisohore ndetse abantu bakaza kuza kwimwishyuza ngo impamvu yuza kuza kubona Sabe yirukanka washobora kuza bata wenda sangwino ndebe ari hehe ukumva ko ari ibintu nyine bisanzwe urumva atari ibintu wenda byadanje ariko nanone hanze bari kumwe niyo mpamvu Clarisse yahisemo kwishyura 50 bakamuha video imwe yashaka indi yari kwishyura 50 yashaka indi yakishyura 50 none we bafite byibuze video 10 urumva ko byayumbi 500 Clarisse yigomba kwishyura ariko none platform ye ntabwo agomba kuza kugira icyizere cy'uko ayo mafaranga wenda agiye gushora ari buze kujya gute ari buze kuza kugaruka banza wumve video barayimpaye ano bamaze kuyimpa nyuma iyo bamaze gukora inkuru bitubona abandi bantu bakubita inkuru hari ahantu nasoreje mvuga ngo hari indi video ntafite ubyumva hari ahantu navuze ngo hari indi video ntafite hari izo batari bampaye niho rero naboneye izindi video wabyumvise hari abandi bantu bafite izindi video atari ba John abazifashe ntabwo Sabe kujya kwishyura cyangwa se ngo umugore Sabe ngo ajye kwishyura ngo ibintu nk'ibyo ngibyo birimo akajagari kubera ko batipe bo mission bayikennye nabi hanyuma Clarisse we ntabwo yiza avuga kuntu yahawe video wo bita John waje kuza kubigaruka aravuga ati ngiye banyishyuye amafaranga 50 kuri mobile money baranyohereza ngo ariko ntabwo byari ngombwa ariko ni kwa kwishushanya nyine umuntu akaza akigira umutagatifu ariko se nuko yaki wenda nkawe John w'umurokore wahisemo kuba wafata mu by'ukuri umuntu mugenzi wawe ukamwandagaza byari ukubera iki ngiyewe ikintu naje kuza kubona mwibi bintu byanze ikunze ukuboko k'umugore wa Sabe ko gomba kuza kuba kurimo ko nta ushaka kuza kumbwira ngo umuntu bita ngo John yaratunze nimero umugore wa Sabe kandi noneho atuye ahantu ubusambanyi bubera John agafata umwanya ngo ugera ku kuganiriza ngo umuntu iminsi 3 ati bino bintu urimo wabiretse ku nshuro ya mbere akazana ngo umusambane ku nshuro ya kabiri akazana umusambane ku nshuro ya gatatu akazana umusambane hanyuma kugeza ngo yaje mu minota Murungi Sabe bivuze mu yandi magambo ngo ino ndebe ni ubwo ni indaya yigurisha ntabwo ngo wenda ngo yakunze Sabe ahubwo uvuga ngo ubwo ni indaya iri mu kazi ku buryo ufite amafaranga wese ashobora kumuzana hari akajya gute akagira gute akamusambanya ibintu kaza kujya ku murongo ukurikije amagambo umutango John agira gute agenda mu by'ukuri avuga bivuze mu yandi magambo ngiye nkizaho umucyo ku kintu jyanye ngo no gukubitirwa ngo kumuta Murungi Sabe ngo kumutocaringa ibyo bintu ntabwo byiza biba mu kijya ipangu nta byabaye nuza kureba n'ama video uraza kubona ko umuta Murungi Sabe yaragiye neza n'igi ipangu arakirenga arasimbuka agwa hanze ni waje kuza kuba yavunikira ariko John akubwira ngo nakoraga kuwagura nkumva ntabwo ataka mu by'ukuri najya mu bwonko nkumva wapi nta kinataka ariko nyine ukabona ko ashobora kuba yagize gute harimo ibintu by'amacebiranya niba rero bira bintu byabaye kuri Murungi Sabe ari amakosa y'umugore yakoze kugira ngo aze kuza kuba yamunekesha abantu n'ubundi ngira ngo bose bafite amakosa ubwo umugore azajya bazasaba impamvu muciri nyuma umuntu wose ababatse ni gute ushobora kuza kuneka kugeza agomba kuza kunteza abantu agomba kuza kunyica ntabwo icyaha cyo guca inyuma n'icyaha cyo kuza kwica umuntu bigize gute birushanya uburemere nkamubwira ngo ubwo bagombe kuza kwicara ariko none Sabe ashobora kuza kuba ari nk'isomo wenda abonye mu buzima nzi neza ko biriya bintu bimubayeho bitazongera kujya gute kumaho ukundi naramuka yumva ashatse mu by'ukuri wenda kwinezeza umubiri ajya atekereza ku mugore ko ntabwo ari umugore mubi kandi mu yagiye kubikora ngo iteka ryose ngo ahitamo agahushya wakageza Espagne namubonye ngo ari za Barcelona akageza France akajya mbese no abantu nyine bafite amafaranga mani yo kwangiza wambwira ngo ushobora kuza kwangiza kwinjiza miliyoni 20 ku kwezi wambwira ngo amafaranga wayamaze iki kandi ngo uyu n'umushahara wa YouTube gusa abatura abakunzi b'CB TV bamutamo akuriya yavuze ngo navunitse kuriya kuntu yari itangazo ngo navunitse buri amafaranga ashobora kuza kuba yarinjiye mbere yuko kararasohorera video na amafaranga menshi cyane na kano kanya nzireza ko ushobora kuza gusanga hari abantu ushobora kuza kuba ari kuremera Murungi Sabe bitewe n'ibintu yo kugenda bamuvugaho kubera ko nanjye ubwanjye muri cya gihe cy'umuntu bita ngo dore imbogo bamereye nabi hari abakunzi banjye bagiye bamba hafi bati Bosco Empire twebwe ibyo wavuze turabyumva neza ntago ugize ubeshya n'abari kugenda abona inyungu zabo bwite ati reka tugufate mu mugongo ushobora gusanga na Sabe na kano kanya amafaranga ari kwinjira menshi bya danje ubwo bindi rero
tuze gura mu kiganiro cya kabiri turi buze kuza kureba noneho umubano wa Yago n'umuntu bita ngo Chita n'umuntu bita ngo Sabe ngo ukuntu bari babanye neza. Iyo bikomeza bino bibazo ntabwo bigomba kuza kuba biriho kubera ko impamvu Yago kano kanya yahunze igihugu atari mu gihugu ni ukora kutumvikana na Sabe, n'impamvu Sabe kano kanya ari mu bitaramerewe nabi yasebye ni ukora ko tuyumvikana na Yago. Nkubwira ngo nta kintu na kimwe cyiza nko kumvikana hagati y'abantu, ariko iyo mugiye gushwana mwese murahomba. Yaba Yago yashwanye na Sabe arahombye kubera ko kuba atari mu gihugu by'ubwabyo ni igihombo, no kuba Sabe mu by'ukuri yaritwaye nabi kuri Yago nawe agize gute arahombye. Rero ujye uharanira kugira gute kuza kubana neza n'abagenzi bawe, ndibuze kuza guheza n'umubano wa nyawe. Tuvuga ati bino bihe bitaba bikumbuye kubona Chita na Sabe na Yago bari mu kiganiro bicaranye, biri buze kuza kuba byagira gute byaza kuza kuba ibintu byiza cyane.